antidote. Yeah, Arajeshka fam. Yes. True troops. Yeah, tunasimama imara, tunasimama imara, tugasimbuka impala. Atake tekinike, tugatahana winning. Cause of our people, we take it a weapon to get to the enemy. Our ability, activity, high security. Koma gishize vuba. Nuko gikundaga cyane niyo mpamvu. Cyakora cyagira ibihazamwa. Ako ntabwo nzi ko kirya gakera ngo biribyo. Kibiryo mabifite wagiye mu ntambara. Niyo mpamvu we n'umugore babaye ibisore funguro mbafite. Ariko wabonye ikintu turi no gutera. Wabonye uburyo cyakora yari kugota iminwa. Uriya ni twiza tukaga vitamine. Koma nkamenya ngo mbasandari bindi bitekerezo ni igikoma. Cyakora rero uyu mugabo nawe niba ari uko twamwemereye tujya turicarana asigaye arabyivuga n'ibigwi ahubwo mwaranyemereye nibiza mwamaye muze ubwo asiri ibiryo biriya biriya sinayenze ako cyakomeye ndakigira ubustambo nka mbere ubu muba bamuturumbuye wamwirukanganye ava hano nkagendera iyo nda telefone iri gusona. Fite telefone ya smart ndabitinda aho rwose oya fite telefone ya smart ni munganire nibo bazi ko amafaranga yaruka ya mabyo wi amana da abo bana ntago babikora rwose konesha nubwatsi se ngo nukwahi amwe igikoma wimbwira ko ari uko byagenze rwose mundumwa igikoma cyakubwira ko abo bana nababuranira none n'umwanya kosa yabonye haze iryo kosa ntibarikora ariko bari abana nabo bagiye kubyiruka nabi ye nabi mubwiye umva kabaye ibyishimo umva turabigenza ariko abana banjye ntabwo iryo kosa barikora dore n'ikimenyimenyi noneho ihene zanjye nimugoroba nkurikije uburyo zari ziri kwanga ibyatsi ngo zishaka umuceri sinzi niba byose byakunda ihene zanjye zaranahindutse si nk'izambere zikijya umuceri ibyatsi wapi ni umuceri nawe utetse ihene z'umugabo oya abo bana wibabesheranya umva niba ari bo nubwo ako danone ntabwo nababuranira ntari nahagera ngo nirebere wabafotoye se ye ngo birutse umva kanze mbahamagarire kuri telefone yo mu rugo n'abandi bo basa abaturage ntabwo ari abo kwa serivisi kanze mbineke neza rwose ariko abahungu banjye ntabwo babikora ariko se abana ni nka se rwose kubizi ndi inyangamugoyo niba ninywera igikoma urumva najya ubwo ni amata vuga ko inka zawe nyaburanye ariko ari abana banjye bafashe yego kari kuvuga ko bashobora kuba atari nabo awi erega twagiye gufasha umuturanyi guhinga naho rwose ndaje nkurebe tuba turi kuganira ariko ndaje tubikurikirane sawa reka ndebe uburyo ngera mu rugo turebe tuhahurire rwose ariko niba wabonye miyeni itari y'umutuku ntabwo ari izacu sawa curika tuhahurire gira vuba umva ntaba ari ya mikino yawe kabisa abana ni inyangamugayo sawa duhurira mu bundi buzima bwaho ngaho ndaje sawa ye
abana baba bakoze amabara kimucabiranyije yo dore rwose n'iby'ifumbire byasohotse barabana nawe ufite smartphone mwa zo muri nkunganire smart nkunganire baga mu bahinzi ntimukambone nk'ibikoma gusa turanashobora damu bakuye ku bunyabuzima bazamo nkunganire oya byose arabifatanyaga buriya byose hamwe ubuzima bw'amatungo ubuzima bw'ibihingwa natwe ni oya pe ntabwo ari ukuvuga ngo kirimo ibanga sinabwo tukimweye sibatwunganira oya ahubwo we umva ubu nsigaye ndanyereza abasaza ye sinkambere yabamenya ko ari igiturage ahubwo kuki uri guhamagara abaye mu ndebe kandi uvuze ngo urayizi turabizi kata ntuburanisha ari mwagize basaza kwirwa murahondagura ibyo bitushe soni ntabwo mwangeza hano imbere n'akareba ukuntu bimeze twasanga ari ya mikino ya kera twamuca n'inzoga cyangwa igikoma ariko igikoma cyo wagiye wenyine mwa sinubishe tworoshe mwa cyangwa ayira mukundi muntu yamuturitsa cyangwa murongera kujya muri kugirana oya ndoturongera abana nabareka bakabafata ariko kagwa igikoma ko yanga abana shaka mumerekeze basaza nyine kuva yaje kumwumvisha ndagwerekeje byagaragara nawe dufashe uko nawe usuyu ni wowe wongeye kumpamagara kandi Cause of our unity we got like energy and the technology no rimunda kwa fite network supernatural power I'm taking over to tuchunga sawa every time every hour I'm requesting nunye wagaya Ibintu byose byanatewe nawe. Aya, cyane kitwishe. Umva rero. Nibagera hano nawe urabizi. Ngiye gushobora bwacu bwo cyariya, batanamutahari. Ngo ufata amakayi uzane tumere nk'abakiri. Kugira ngo batibara. Man, dadi naza mani. Zana tarabimenye. Zana amakayi. ama unasita mara hiyo angalia hia tuko namba 1 mwa hii dunia kidoheza n'abashaka kuva mu Iva Iva Kose nane bora Iva nane bo sawana bagiye kuko ariko zuwunda ayo masako ndiko nanafunguye ndiskonda n'iki baba bari bahise bagera hano iki gihe tuvuganye ariko tete abana bahura bayobewe yabuko rwana ingoyo cyari kiri kutubesha mwa barakubagana uyu mugabo tumuhamagara tumuca inzoka Alexis wewe mbanza wahamagara wumva Iva sundi ko basize bafunguye wendereza abacuruzi abashaka tia nasimama ampaye nka data ngo banje bari kwiga uyu mugabo yankinishije Iva bimeze bite Sawa. mwigeze muva hano se Turi kujya hehe? ntabwo mwagiye kuragira Oya. naho guca ubwatsi Ubwatsi bwari buhari. Didi bimeze bite we Sawa. sha barababeshe bahungu banje ntabwo mwabikora Ese twakoze iki? wari umuntu umpamagaye ngo muvuye kwiba ubwatsi Ubwatsi? ubwo rero nanjye ndirukanse ngo nze ndebe koko niba mwabinkuze Ese ubwo abantu bakwiba ubwatsi baba basa natwe? ndabizi ntabwo mwanyandagaza ku gasozi bahungu banje Bakunze nkaho uzi ko nje ibyo nabikora. sha wapi Nje ibyo ndanubwo dore tuje tunari kwiga buriya. Ahari ibintu nari nanarangiza huko. noneho mbareke Tuje tukuganira kuri kukawo wake niko nje ndikumwereka ko nakoze sha bahungu banje muzakomereza aho kabisa Eh. ndabizereka ntabwo mwanteza bakigabo mu mudugudu ubwatsi bwo turazireba niturangiza. ntabwo ndi kumva zitari no kwabira mwabikurikiranye sawa mwige so uri muri kwigara none ntawe uri kureba. iyi ni aho mwaka katurebe weho kumusigaye mwandika neza ra ntabwo ugihengamisha Oya. hera ku nguni mugaherukira ku yindi sawa nyine mubikurikirane ndaje kajya wa mugabo nkinishije sawa andebera abagabo uziko abana banyu basaza vunza bari kwiga kaze mwereke je kaze
bitari kuvamo noneho kiriya kigabo cyari kiri kuwukurisha mwe mwitonze muhamagare bari kuduhururiza ubusasa. alo muhamagare twumve wajya ureka gukina n'abantu ariko Alexis ntibaza kumenyera. umva amafaranga nari nkurimo guciye inzoga tugiye kuyanywa inzoga nawe niba uhari ngwino usome kandi usome gake icyo nicyo gitekerezo cy'abagabo umugabo azajya azana imikino nk'iya kera tuzapfa ubusa pe nusajya ari kugukinisha ra baretse muhamagare ariko bakumenyera gute mwana? mu bintu byo bitari kigikoma rero aha byavuye mu kigikoma oya nawe ujya ugabanya izo burage cyane oya ariko harabika muri abo baturage bangana gutya ngo umuca inzoga rero halo cyo kuberetse wi bimeze bite none ko aho abagabo basezeraniye ariho bagomba guhurira wehuriye abana banjye basanze bari kwiga urumva noneho babonye umwanya gute wo kujya mu murima wawe aka kanya ko nta gihe gishize ko nsanze barimo kwiga umva se iyo mikino ntukazajya uyizana mu bantu b'abagabo amafaranga nari nkurimo tugiye kuyanywera niyo byaba ibikoma nakinzoka nushake ibyo ni akazi kawe niba wabonye ngo wabitiranyije bitiranya n'iki byarangiye afete il faut faire attention sawa sha bidakupika tugende sini ayo nayo kunywesa none si nimugoroba akunda ubwo wayashiraho buri wese hano ukamuhereza ngo bitatu akigura icyo ashaka oya wewe urayamubaza ubundi twateranya akagura agafu akamva mugire vuba tugenda ase ubundi turanywera hehera inzoga wemeye kugura se kandera ariko ndareba niba hari akabari k'igikoma ndape wabera muranywa n'utumoto turi ku ruhande turazinywa ahantu ugiye kubajyana ngo turanywa n'uduki icupa rimwe riraba rifashe inzoga irindi bere Imala tunasimama imala kankati waya nyibikiwe niki nyina bamutelefone ntabwo uzi ko papa bamuhaye telefone atashiri bamuhaye mu bunyabuzima ni ubunyabuzima niba ari ibiki ntabwo nabimenye ahubwo bura sha ngo nizi wayirangije y'umuka yawe nuko twenda kuja kuziragira tagira utubeshera ngo twaciye ubwatsi dore kandi kanya rero ibintu byo kumbwira ngo tuje kuragira mu mazu y'abandi nako mu mirima y'abandi turazijana mu ishyamba mu ishyamba sabaga ari niba dufata nyine umwana yanabika yawe gusa ntitugende tugahorerayo n'abora none hari ikimenyetso cyo bafite ko badufashe nta kimenyetso bafite tunasimama imala sha mani ndebe twakozeho umwaka twariye twatetse nundebere n'ibitotsi mfite ubusika atajyaga muri kabari ubwo wabaye ariko kare sinzi ahantu ho yaganye agiye wabona yajyanye na bya bigabo bibiri byari byagusindishije jage kanyote nacakura kandi uzi ndarahafata nk'inzoga bitewe no kumuhagata cyane gatuma babara ntayanywa inzoga ariko bura n'igikoma akunda azi igikoma cyagutegeka kunywa inzoga nataza yasinze ngaye ugiye kuzaritaha nijoro uzinze twajyana umutwe nyine kandi ejo bundi shabu harajyana ibintu byabaye ibyo byananduye ubwoba ushimuta umuntu ibyo bintu mu Rwanda kandi ubwo bwa mbere ntanabyumva ntabamushimuta ubura ko bakiniraga impyiko zikaba zaragize igikoma impyiko ze nta n'icyo bazimaza kubera nazo ziri mu gikoma ko funguro ruraruki funguro udasanga ibintu biragize nafunga mu kanya kanisinzira biragenda uteramo umuntu
aje nshobora yanjye nawe nawe sigara wo mu inzoga wenyine njye wari wamara ku inzoga nanjye ntabwo nzanywa ariko mana ubu ari kuzirikana ko mu gitondo turajya ku ishuri iyo bizirikana aba yaje mwe nawe nshaka gusinzira njyewe simbukanye impala all the world tumaze kwamamara sinzi urundi numvishe rukubishe ku rundi amasubu ni umuntu uri gukomangamwa ijoro sininde wagukumangira cyangwa niwe utashemwa yewe arikikiriza cyawarura wakabwawe ariko si batwiciyemo nuko wavuga ngo none iri joro ujogwe uwo mutwe barawumena nahari we yasinze mana ko mwabaye ibitubi ko wasinze ikintu igikoma cyakugize uca cyane izanzu mwambwa mwe ndimbwa woye ibintu uje kuryama rero ndi kuzungerera nanjye ariko ngo abagabo nabababwiriye amani kwetu ni furu dusagurira na Darifuru all of Africa n'izindi mfuruka pote tunafika hadui tunamupiga na wengine wakaitika hadi target fingo ni trigger we tall and glow bigger turazizi imani dupfa kuva kwizima tugifita ku buzima kushinda ni lazima yeah.